Ese iyo bavuze Pastor Julienne Kabanda wumva ari muntu ki cyangwa se arindi? Ngo ayikaze kuri The Truth Inside aho ugiye kubana nanjye Bati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside. Wowe utarakora subscribe ndakwifuriza kuba wakora subscribe ndetse unakana n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kwita wakira amwe mu makuru tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi. Mbonye no gushimira uwabashe gukora subscribe aho uherereye hose. Imana ikugirire neza kandi Imana ikomeze kukomera umugisha wowe n'abawe ndetse n'inshuti zawe. Ngo ayikaze rero mu muryango mugari isi mwidagaduro, umunezero, ibyishimo, unamenya amateka yaho isi irimo kugenda igana. Amazina ye nyayo yitwa Julienne Kabanda Kabirigi. Yavutse 1980, ubu akaba afite imyaka 45 gusa y'amavuko. Akaba ari umubyeyi w'abana 4 ku mugabo umwe. Uyu ni umwe mu bapasiteri bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ubu ngubu arimo kugenda avugishwa na benshi dore ko yarimo kwitabirwa n'imbaga y'abantu benshi cyane, aho benshi bagiye bakira agakiza bitewe no gutumirwa cyangwa se n'uburyo asengamo, na benshi yagiye arokora cyangwa se yagiye agarura mu murimo w'Imana. Uyu mumama cyangwa se umwica umudamu bita Pastor Julienne Kabanda avuga yuko yakijijwe ku myaka ye 18 bigizwemo n'uruhare n'umukozi wakoraga iwabo. Rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yagize ati, natangiye kuvuga ivugabutumwa mfite imyaka 18 ku buryo no kugeza amaginga byamaye kunyurwa mu buryo nashobora gusobanura. Ngo umuntu ashobora kugira inyota yo kugwiza ibintu ariko guhura n'Imana nicyo kintu cya mbere nabonye gikomeye mu buzima. Pastor Julienne Kabirigi Kabanda ni umwe mu bavuga butumwa bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'inyigisho ahuza n'ubuzima bwe yagiye acamo ndetse n'ubuzima urubyiruko rugenda rucamo. Ni umwe mu bashumba Imana yashyizeho ubuntu butagereranwa kandi bafite uruhare rutagereranwa mu kuzana ububyutse mu Rwanda, aho yashize inama z'Imana kugaruka mu nzira y'ukuri binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse n'ubuntu butangaje Imana yamuvuzeho, aho anagaragaza ko Imana ikora kandi iriho kandi ivuga. Kugeza amaginga niwe mupasiteri u Rwanda rufite ukunzwe cyane, ukunzwe na benshi, aho yagiye afasha benshi mu kugaruka mu nzira y'Imana, abe baratakajijwe icyizere cyangwa se wumvaga yuko umuntu yarababaye cyangwa yarahangayitse, muri bo imitima yabo yatangiye kongera kumva yuko Imana ikiriho kandi gikora. Uyu na wundi ni Pastor Julienne Kabanda. Uyu Pastor Julienne Kabanda uko yakomezaga kugenda atanga amateka cyangwa se bimwe mu ubuzima yagiye acamo, yakomeje kugenda agira ati, ubwo ngiye nakundaga kubyina imbyino z'isi cyangwa se nkunda kubyina mu tubyiniro tugiye dutandukanye mu mujyi wa Kigali, ariko nubwo byagendaga gutyo nari mfite inzira yo kugira ngo nzakira agakiza. Uko yajyaga yatahaga yasangaga umukozi w'iwabo, uko umukozi w'iwabo ntago byishimiye bitewe n'ibyo Pastor Julienne Kabanda yabagamo. Mu munsi wa nyuma kugira ngo Imana igire icyo imuvugaho cyangwa se igire uburyo imutabara, yaragiye ubwo yasohokaga agiye mu kabyiniro, ubwo yatahaga kongera agataha, yaje gusanga umukozi wo mu rugo iwabo yamushyiriye Bible mu cyumba. Bimutera ubwoba, bimukora ku mutima. Mbere y'uko aryama hari cyakomanze ku mutima we kimubwira yuko agomba gufata Bible akongera akagira icyo asoma. Yaje gusoma mu ijambo ry'Imana, ijambo rivuga ngo uwo munsi nzatoranya ihene mu ntama. Guhera uwo munsi iryo jambo ryabaye urufunguzo rwo guhindura ubuzima bwa Julienne Kabanda. Abona yuko nawe mu bikorwa bye cyangwa se mu byo yirirwamo atatoranwa nk'intama. Rero kuva uwo munsi yahise atangira gufata inzira yo kuyoboka Imana, areka Kigali yari arimo ndetse na mwe mu nshuti ze zumvaga yuko bazahora n'iteka ryose zitangira kumubura. Muri iyo minsi atangira kuyoboka inzira yo gushaka Imana. Ibyishimo byatangiye gutaha umutima we, yumva yuko anejejwe no kugira ngo atangire umurimo w'Imana no gushaka Imana ndetse n'ari cyo yakorera ni Imana kugira ngo azabe muri babandi Imana izaba yaratoranye. Pastor Julienne Kabirigi Kabanda ni umukuru wa minister uzwi cyane nka Gracing Room iherereye i Nyarutarama, imwe muri church cyane cyangwa se muri minister zizwiho cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Imirimo yagiye akorera benshi, ibyo yagiye afasha benshi byagiye bitangaza abantu benshi cyane, dore ko bamwe na bamwe bagiye batangira kumugirira amashyari bitewe n'ibyo agenda akorera ubwoko bw'Imana. Uyu Pastor Julienne Kabanda Kabirigi ni umwe mu bantu bakomeje kuvugwaho cyane cyangwa se bakomeje kuvugisha benshi, dore ko aherutse gukora n'igitaramo muri Big Arena aho hitabiriye abantu benshi cyane ndetse n'abandi baherere mu bindi bihugu
bagenda bakurikirana igitaramo cye online. Iyi Gracing Room yaje kuvugisha abantu benshi, dore ko church nyinshi cyane mu gihugu zakomeje kugenda zivuga ese uriya muntu ni muntu ki, akora mu buhe buryo, abigenza ate, bigenda ute, dore ko yari yatangiye kwikurira imitima ya benshi. Pastor Julienne Kabanda yavuzweho ibintu byinshi cyane, dore ko n'ubu ngubu aho tubivugira ahangaha abantu benshi bagiye bashingukwa nuko iyi church cyangwa se iyi minister yari aho tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025 aho byavuzwe yuko ihagaritswe bitewe ni kutuzuza ibijyanye n'ibyo leta ishaka. Benshi byarabababaje, benshi byabakoze ku mitima, kuko dore benshi ko bumvaga yuko uyu mugore yaje gucungura benshi. Hari benshi yagiye afasha, amateka yagiye yivuga, yagiye afasha abana bo mu mihanda, aho bamwe bagiye bareka ibiyobyabwenge bitewe n'uno mugore. Uyu Pastor Julienne Kabanda yafashije abarwayi benshi cyane, aho benshi bagiye batabarwa, ingo nyinshi cyane zasenyukaga akagenda zifasha zikongera zigasubirana. Yajyaga akunda kwigisha ijambo ry'Imana, abwira benshi cyane ko bagomba kugira umutima w'urukundo, ubumwe, gushira hamwe n'uruhare n'ibyishimo n'umunezero, kugira ngo bumve yuko Imana nayo igomba kunezerwa. Ariko benshi bakibaza ese abigenza ute, abikora mu buhe buryo, dore ko na benshi muri bamwe bumvaga yuko adakorera Imana, ahubwo ari izindi mbaraga yitabaza cyangwa se akoresha. Ariko hagati yaho ngaho, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu kuri The Truth Inside, dukomeza amateka y'umwe mu bantu bakunzwe cyane mu Rwanda, mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bamwe mu bashumba bakunzwe. Mwifuza kugira ngo ukore subscribe hasi, unaduhereze comment hasi, uduhe n'ubutumwa nakore na shares ku nshuti zawe. Nimba warakundaga uyu Pastor Julienne Kabanda, nyamuneka sakaza iyi nkuru unayisakarize mugenzi wawe, yumve bimwe mu bintu, ndetse nawe ukurikiranye zimwe mu nkuru tukugezaho, ugira ngo n'umutima nk'uwo abagwagarare cyangwa se abakwereka uburyo babikora nawe bizaza bikugirira akamaro. Nahandi bikomeza kubera rero ni hano kuri The Truth Inside, aho tukomeza kugira amwe mu bintu byaranzwe cyangwa se byaranze uyu mu Pastor Julienne Kabanda urimo kugenda uvugwaho n'abantu benshi cyane. Naho mu kanya mu kiganiro kiri bukurikireho, dore ko turaza kugezaho bimwe mu zindi nkuru zirimo ziragenda zivugwa hirya no hino. Urakoze cyane, nahanga kuri The Truth Inside, aho wari uri kumwe nanjye Bahati Chris. Nibisanzwe tuzongera dukora indi nkuru, tukurambure bimwe no mu mateka ye, no bimwe mu nzozi ze, no bimwe yarakeneye kugira ngo azagereho, n'ibindi kintu yarateganyirije ubwoko bw'Imana kugira ngo azabufashe. Tuzagenda tubikugezaho, mubwira yuko nahanga bibera, ntihakagira ahandi ugana, ujye utugana kandi unadusigira ubutumwa hasi. Naho mu kanya. Urakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda.